message ya kabiri Mana nambwe ngo hari umudayimoni wahagutse kugira ngo abagore n'abagabo ntibahuze guhaguruka ukabwira umugabo ngo tugiye kujya guhaha mukajya Dubai mwagerayo nimuhuze mwagerayo nimuhuze umugabo ategura ingendo za buri munsi ajya kureba Delila Mana irambwira ngo dayimoni yarahagutse kugira ngo asenye ingo z'abizera hari kirambwira ngo hari ikimana igushinja nuko waretse gusenga nkuko wasengaga nkuko wasengaga gatatu Mana irambwira ngo nimbwira abantu muri Amerika ni muri Amerika ntabwo yambwiye mu Bufaransa ntiyambwiye mu Bwongereza ntiyambwiye Dubai ntiyambwiye ibindi bihugu bindi yambwiye muri Amerika irambwira ngo nimbabwira ngo musengere ibyangombwa byanyu kuko mbonye dayimoni ateza ikintu cyumwe kumwivumbugatanyo bigasubirwamo bavuga ngo ibyangombwa bibonye gute inzira zawe urazizi uburyo wabibonyemo ese biramutse bihindutse ubu ngubu ko kuri seriye ko wahaguma Imana irambwira ngo hagiye kuba impunzi nyinshi irambwira ngo nusenge ukimara kumva ubutumwa kuko ibihe bigize ate bigoye bishe kandi biruhishe nagiye kubona mbona ikintu cyitwa umwuzura mwinshi cyane Dema Fabrique uye kuri message Imana yambaye muri Amerika ngeze ku kintu cyitwa umwuzure ijwi ry'Imana rirambwira ngo umwuzure uraje irambwira ngo abantu bagiye kuzaparika mu modoka nibucya mu gitondo umva umwuzure wayajyanye abandi bucya mu gitondo umva umushuti wawe nimba yaratuye mu Bufaransa wumve ngo yatwawe n'umwuzure ariko numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo fata umunsi usenge muri risengesho ubwira Imana ngo nyambike imbaraga y'iminsi igiye kuza nagiye kubona mbona umuntu nabonaga ari umuntu nabonaga ntabwo ari hano mu Rwanda iwacu ntabwo ari muri Afrika mbona abantu benshi bagiye gutwara igihe kinini cyane ndayibaza ngo mbese ninda z'amasezerano irambwira ngo hoya ninda z'abana kuko Satani yaririye impinja nyinshi numva ijwi ry'Imana namwe ngo nimusenge mwegera Imana shuri ramwe ngo nimuve mu gahugi Satani yabasizemo ramwe ngo nimuve mu gahugi Satani yabasizemo kuko Imana irabashaka kandi Imana yabakeneye hanyuma Imana irambwira ngo Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro reka nkwifuriza umugisha w'Imana aho uherereye hose mande zitandukanye zigeze isi dutuye nyine nitwa Ben nk'ibisanzwe iyi ni Savana TV show ndi kumwe n'Imanzi TV unyemerere ukore subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi nkwifurije umunsi mwiza kuri dukurikiranye no mu gitondo wowe dukurikiranye n'umugoroba uze kugira ijoro ryiza Imana ize kuguhera mu byo urimo urakora byose bigiye bitandukanye tugiye kumva ubutumwa bwa Kristo by'umwihariko ni message ku badukurikiranye murabona yuko umuntu turi kumwe hari agapapuro afite handitseho zimwe mu ngingo tugiye kumva cyangwa se kuganiraho Imana yamuhaye reka mwakire noneho atwibwira amazina kuri dukurikiranye umubonye ari ubwa mbere uze kumenya umuntu cyekwana wari tugaye kaze murakoze cyane amazina ni Theo niyo se watewe Jean umugabo wo mu bya Kristo Imana ibana umugisha yego nawe Imana iguha umugisha tumaze iminsi turi gukora ivuga butumwa so ni bandambiwera ntabwo bakurambiwe kuko ubutumwa uri gutambutsa ngira ngo ugenda nawe ureba muri comment ko abantu bari kugenda bavuga bati iyi ni Imana yo kuvugana natwe kandi abantu nibyo baba bakeneye kumva icyo umwuka ari kubwira amatorero mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo babashe guhindukira batanye noneho nabandi bacitse intege babashe gusubizuzwa intege mu bugingo tugiye kukwakira kugira ngo dusengere Imana noneho ubundi tute twinjira mu mwanya w'ubutumwa yego urakoze cyane Imana ikumera umugisha mu butumwa tumaze imizi dutambutsa abantu bari gukira abantu bakumamagara abantu bari gushaka Imana abantu bari kwinginga Imana kandi byanyabyo tari kubeshya abantu benshi bari kumenya ko bagugena babohoka harimo abantu baribitsemwe ibintu yuko bafite abashumba babo ngo badadi babo basengera akamwe ngo yamusengeye gusa ikiwa kari ukumubwira ngo pereza ibingi bikana uko amusengera bibazo ko ashobora kugenda byiyongera
igisubizo cy'Uwiteka Imana iyo wasenze Imana iragusubiza. ko no kure. Iyo wasenze ntabwo birushaho kuba too much, habwo Imana iragusubiza. Kandi iyo wasenze ugize ate ukijijwe. Rero abari kwemera kugira ngo begere umusaraba, Ziraheli mbonye no warimbye neza ngo abafite imvune mu basindagize. Duhungire ku ibendera ribasha kuturengera. Ibendera ni Kristo. Yego. Musaraba mwiza ni Kristo. Sinzi ni Kristo. Murengezi mwiza ni Kristo. Ndafashijwe. Rero ndagira ngo abantu bicomokore mu byo bagiye babacomekamo mu burozi bw'amagambo bagiye babahereza, ahubwo wumve ko ari we Imana ikeneye. Wumve ko ari we Imana ikeneye kugira ngo Imana ikore igitangaza. Reka twube Imana dusenye Imana. Turagushimiye murengezi mwiza w'ubugingo bwacu. Mana yacu. Turagushimiye wataturambirwa igihe cyose tukubwiye utwumva dusubiza. Turagushimiye wadacogora murengezi mwiza w'ubugingo bwiza buhoraho. Imana ishobora byose, Imana irengera, Imana itabara. Imana idakererwa, Imana itirengagiza. Delabe edifa ega. Tilabe ebai fobri edistansoma enome. Mu burwayi byacu tugushimiye kudusindagiza kandi igihe cyose dukeneye imiti ukayiduhereza. Duhereza imiti imitima yacu. Utugirire neza. Kandi ijambo ryawe riyobore, twe kwiyobora twananirwa. Ijambo rya n'ingota y'amujya bikebera mu jyabiri. Turakwinyiza ijambo rya rifasha abapfakazi, rifasha imfubyi, rifata ishinge na rugero, rifasha bari kurengana. Ijambo rya rirenganura, ijambo ryawe. Turaguhamagaye. Ijambo ryawe n'amaraso meza uwarigeza akarinywa. Riraturuhura, ryatugize abantu tutari abantu, ryatugize ubwoko tutari ubwoko, ritwegeza hafi y'ubwiza bwawe. Twari kuguhereza iki? Twaguhereza iki kugira ngo uducungure? Twari kuguhereza iki? Waremeye wambara umwambaro w'abantu kugira ngo uducungure. Wavukiye ahantu hagayitse, haciriritse, hasuzuguritse kugira ngo utugirire neza. Twavugaga ijambo ryawe, twavugaga ubuntu bwawe, ukuboko kwawe kubugwa neza kukomeze kugera ku bana bawe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibambere umugisha kandi izira ko mpita nkomeza ndizira ko ijambo warimpaye. Karibu cyane. Uyu mwanya muhuntize abadukurikiranye, muhuntize amasegonda makeya kugira ngo twumve icyo Imana dushakaho. Amen, haleluya. Nje mu ijambo ndi guseka bitewe n'ibyo Imana yambwiye. Yego. Amen, haleluya. Haleluya. Nasenze maze gusenga, Imana impiyerekwa maze kuri impereza impa n'ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 9. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana yambeye yerekwa. Yego. Abadukurikiranye bari kutureba n'urupapuro rwacu bari kurureba. Hano dufite urupapuro rw'umweru. Yego. Rw'umweru gusa. Rw'umweru gusa. Sinzi bari kurureba neza. Ni umweru. Urumva hariho umubare, hariho imibare yanditseho, hariho 700, hariho 700, 700, hariho 800, hariho 900, hariho 100, hariho 110, 120, 100, 200, 300, 400, 500. Turagaruka ku 500 n'imibare yindi tuyihorere yo hasi. Yego. Imvugo yayo ni hame, tegereza umunsi n'isaha, kukari data wabivuze bizashyika, n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari, iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Niduhindura hano turaza gusanga imibare dufitanye inyuma n'undi ariyo yayindi n'ubundi. Ariko turaza kureba bizere ibyo uvuga. Hano inyuma, ahangaha inyuma dufite imirongo 2 yonyine yanditseho gusa n'ikaramu yacu y'ubururu. Abari kurabira nubyumvira mu mubiri ntabwo uri buze kubyumva, ariko nubyumvira mu isi y'umwuka uri buze kubyumva. Yego. Nimba Imana yarakubwiriye kanyarira, nugera kizabonwa Imana izagusubiza. Haleluya. Nimba yarakubwiriye muri 800, nugera mu 1000 izakumva. Haleluya. Nimba yarakubwiye mu 1000 uri umukene, nugera muri 2020 mu 1020 izakumva. Imana iravuze ngo ntabwo ikanzwe n'imirindi wumvishije mu 1000, ahubwo uhabwe imbaraga nuko wumvisha imbaraga zije zikagusanga mu 2000 zije kugutabara. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ivugo y'Imana ni ihame. Yego. Usezeranye n'Imana uri mu Rwanda, nukuri nujya no muri Kenya Imana izagutabara. Haleluya. Usezeranye n'Imana uri Bugande, nugera mu Bufaransa ntizabura kukumva. Yego. Ntabwo ari Imana yumva uri muri Kenya ngo nugera mu Bufaransa gutera umugongo. Oya ye,
imvugo yayo ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, kuko ari data wabivuze bizoshika. Ni umugabo w'umunyakuri. Mbere y'uko uhaguruka ujya kurira indege, mbere y'uko ugera mu rugo ujya kurwubaka, mbere y'uko ujya muri ako kazi, mbere y'uko ujya kwicara muri iyo modoka ujya gutwara, mbere y'uko ujya kubyara uwo mwana, mbere y'uko y'izo ngendo zose wagiye unyuramo, Imana yabanje kuvugana nawe. Kuki utewe ubwoba n'umurozi usanzeyo? Kuki utewe ubwoba mama n'umurozi usanzeyo? Ubwoba n'ubwiki. Dila PFIG. Kuki utewe ubwoba? Kuki utewe ubwoba n'ubutubwo? Imana yasezeranye nawe kuzagera mu rusengero ukaririmba. Kuki utewe ubwoba n'umuhanzi ukubanjirije? The Mafa Egai. The last for drop. Soze. Nimba arasezeranye n'Imana urubyaro uri murasenga uri kanyarira. Naho wagera muri Amerika muri 400. Imana izagusubiza. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ikanzwe n'imyaka umaze iminsi uyitegereje. Sokose. Ahubwo Imana igiye gukora ikintu gituma amagambo abana aceceka. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma nakomeje kubaza Imana. Irambwira ngo abantu basezeranye nayo nibakiranuke, nibere nk'uno papa nk'uko rugize ate rubaye umweru, nibere bakiranuke, niba bavuga baceceke, kuko muri ngo bazaba ngababambora, bazabarenganya, uko bangiriye namwe niko bazabagirira. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Muraho abera musaba, muraho abakunzi ba Kristo, muraho abera, haleluya, muraho neza. Guma kubirindiro, Imana ihabwa icubahiro. Njya gutanga message Imana yampaye. Imana yampaye message, nagize iyerekwa, maze kugira iyerekwa mbaza Imana. Numva Imana imbwira ngo nimbwire abantu, aba bantu bantajya amatwi. Cyane cyane ngiye kubwira abantu barabafiyemera, ariko Imana iza guhindura amateka ibaha kubyara cyangwa ibaha gushakana, ibaha gushakana abana. Iramwa ngo nibabwire ngo nimusenge, musenge, kuko dayimoni ugiye guterereza abagabo banyu, gufata abana mwatahanye muri izo ngo bakaryamana nabo, arahagurutse. Izina rya Yesu. Mana irambwira ngo nibabwire ngo nimusenge, irambwira ngo nibabwire ngo nimusenge. Nagiye kubona mbona bagiye kuza basukisha utuntu duto. Imana irambwira ngo Imana irashaka kugira ngo ikize imitima, ntuzakire iki gikomere. Irambwira ngo nimusengere ingo zanyu. Irambwira ngo kuki mwageze mu ngo mukadamarara, kuki mwageze mu ngo mukadamara. Iyo ni message ya mbere. Message ya kabiri, Mana irambwira ngo hari umudayimoni wahagutse kugira ngo abagore n'abagabo ntibahuze. Guhaguruka ukabwira umugabo ngo tugiye kujya guhaha, mukajya Dubai, mwagerayo nimuhuze, mwagerayo nimuhuze. Umugabo ategura ingendo za buri munsi, ajya kureba Derira. Mana irambwira ngo dayimoni yarahagutse kugira ngo asenye ingo z'abizera. Ariko irambwira ngo hari ikimana igushinja, nuko waretse gusenga nk'uko wasengaga, waretse gusenga nk'uko wasengaga. Gatatu, Mana irambwira ngo nimbwire abantu muri Amerika. Ni muri Amerika, ntabwo yambwiye mu Bufaransa, ntiyambwiye mu Bwongereza, ntiyambwiye Dubai, ntiyambwiye ibindi bihugu bindi, yambwiye muri Amerika. Irambwira ngo nimbabwire ngo nimusenge, musengere ibyangombwa byanyu, kuko mbonye dayimoni ateza ikintu cy'unguri kumwivumbugatanyo, bigasubirwamo bavuga ngo ibyangombwa bibonye gute. Inzira zawe urazizi uburyo wabibonyemo, inzira zawe urazizi uburyo wabibonyemo. Ese biramutse bihindutse ubu ngubu ko kuri seriye ko wahaguma?
Imana irambwira ngo hagiye kuba impunzi nyinshi irambwira ngo nusenge ukimara kumva ubutumwa, usenge ukimara kumva ubutumwa, kuko ibihe bigize ate bigoye bishe kandi biruhishe. Nagiye kubona mbona ikintu cyitwa umwuzura mwinshi cyane. Dema Fabrique uye kuri message Imana yambaye muri Amerika. Ngeze ku kintu cyitwa umwuzure. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo umwuzure uraje. Irambwira ngo abantu bagiye kuzaparika amamodoka ni bucya mu gitondo umva umwuzure wayajyanye. Abandi bucya mu gitondo umva umushuti wawe nimba yaratuye mu Bufaransa wumve ngo yatwawe n'umwuzure. Ariko numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo fata umunsi usenge muri risengesho ubwira Imana ngo nyambike imbaraga y'imisi igiye kuza. Nagiye kubona mbona umuntu, nabonaga ari umuntu, nabonaga ntabwo ari hano mu Rwanda iwacu, ntabwo ari muri Afrika. Nagiye kubona mbona arimo ariga imodoka, ariko mbona arimo ariga imodoka, mbona ahantu arimo aranyura ku muhanda, nabonaga umuhanda arimo aranyura, nabonaga hejuru yawo mbona hari inyanja cyangwa hari ikivu kinini cyane. Ngiye kubona mbona wa muntu imodoka rero mbona yitayemo, mbona waguyemo. Bazi Imana ngo umuntu wagwemo hari yavamo. Numva Imana imbwira ngo buri muntu wese ucyumva iyi message uzi kutwara imodoka inyura ahantu hambukiranya hari ibiraro, munsi yaho hari inyanja y'amazi, irambwira ngo fata umwanya usenge, kuko hari dayimoni uzamukiye ku biraro. Hari dayimoni uzamukiye ku biraro ukaba utwaye imodoka nziza, ariko imodoka wahagera ubwenge bukayoba. Ya modoka niyo hari ibyuma bita imodoka igasimbuka ikagwamo. Irambwira ngo hagiye kubaho impfu nyinshi zuko abantu bategeye gushyingura abantu babo. Hediba fa egal ni madraifo. Irambwira ngo abantu benshi nibagiye gushyingura abagore bacyane, bagiye gushyingura abagabo cyane, bagiye gushyingura abana babo, kubwo impfu nyinshi Satani ahagurukije kugira ngo yambure abantu abibe. Ariko irambwira ngo ukimara kumva iyi message usenge, wegera Imana usenge. Imana irambwira ngo Hedi Fabrique de Stansoma ubukene bugiye gutera. Nabajije Imana mbona abantu benshi bafite amabaji bari kujya ku kazi, mbona bari kugenda bagakoza mu gutya, bagakoza mu cyuma, mbona bagasinya bakinjira, bafite amabaji. Ngiye kubona mbona abantu benshi bambaye amabaji. Numva ijwi ry'Imana irambwira ngo abantu benshi bagiye kuba bakene, bagiye kubirukana mu tuzi, bagiye kubirukana mu tuzi. Abantu benshi bagiye kuba bashomeri, abantu benshi bagiye kuba bakene. Hedima fa egaidima edai. Kandi irambwira ngo wowe uzaba wirukanwe mu kazi, kubona kandi kazi bizakugora. Wagiye ubwira Imana ngo numva kazi nzatanga kimwe mu 10 cya 10 urakiriye. Nzafasha imfubyi ntazogeze ufasha, nzafasha ababaye ntawegeze ufasha. Waravuze ngo nubwashize ngo mfite imirimo myinshi. Imana irambwira ngo wegera Imana, usenga Imana, ukiranukira Imana. Iyo message nonyivuye. Mana yaragiye kunyereka, iranyereka, inyereka abantu benshi, abadamu benshi batwite, ariko inda batwite kugira ngo zivuke zikaba ibibazo. Ijwi ry'Imana irambwira ngo umuntu wese w'umudamu utwite ufite inda asengera inda yiwe, kuko hari dayimoni ugiye gutuma umwana mu nda atuza, ntiyongere gukora nk'uko yakoraga, ntapfe nawe muzima ntavuke ntibinarangire. Mbona abantu benshi bagiye gutwara inda igihe kinini cyane. Ndaribaza ngo mbese ninda z'amasezerano? Irambwira ngo hoya, ninda z'abana, kuko Satani yaririye impinja nyinshi, Numva ijwi ry'Imana irambwira ngo nimusenge, mwegera Imana. Shuri irambwira ngo nimuve mu gahugi Satani yabasizemo, irambwira ngo nimuve mu gahugi Satani yabasizemo, kuko Imana irabashaka kandi Imana yabakeneye. Hanyuma Imana irambwira ngo hari abantu yasezeranye nabo bagumye ku musozi wo gutegereza, bagumye ku musozi wo kugira ate gutegereza. Imana irambwira ngo hari ikamba ryiza Imana ibabikiye, hari ikamba ryiza Imana ibabikira. Babaza abagenzi iti ko mwiyicariye, mbese aho mwaba mwarashoje urugendo. Mbariza abakozi uti ko mutagikora, imirimo yararangiye cyangwa mufite konji. Abantu bategereje Uwiteka bagumye ku isezerano, bativanze,
ubutunzi bafite bakaba barakomeje kubukiranukamo, ubw'Imana bahaye bakaba bamaze kwegera Imana. Ndagira nkubwire ngo nukomere, 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 nukomere. Hari agapfunyika Imana igupfunyikiye, tugasanga muri message Imana yampaye, tugasanga mu ijambo ry'Imana kubara ibice 10 umurongo wa 9 wonyine dusomere ko Imana yabintegetse, hanyuma nkomeze ngende. Yego, noneho tugiye mu ijambo ry'Imana kubara ibice 10 umurongo wa 9. Wa 9 aravuga ngo kandi nimutaba mu gihugu cyanyu gutera ababisha, yego, gutera ababisha babagirira nabi. Kandi nimutaba mu gihugu cyanyu mutere ababisha babagirira nabi. Yego, muzajye muvuza ayo makondera ijwi rirenga rirandaze. Muze muvuza ayo makondera, mujye musenga mu ijwi rirerire ridacika, isengesho ridacika, isengesho rirandaga, isengesho ridacika, ritari ry'amasegonda, ritari ry'iminota, ritari ry'amatsiyerisi, ritari rya onkere, ritari rya mushumba wawe, ritari rya potere runaka, mu ijwi Imana igushakamo. Yego, nuko muzibukwa n'Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Mukizwe ababisha banyu. Nuko muzibukwa n'Uwiteka Imana, mukizwe ababisha banyu. Nuko muzibukwa n'uwabahamagaye. Abo nabarindiriye, nabagumye kwisezerano, nabatarivanze, nabatarawe nka Efrayimu, batamize imvi z'urutarutaru, batadeviye umugambi w'Imana. Muzibukwa n'Imana yanyu so wa mwijuru, abakize ababisha banyu. Ufite umubisha buri gihe mu gitondo cya kare, uko ufunguye aho ukorera usanga yanyanyagije. Ufite umubisha buri gihe mu gitondo cya kare, uko ugiye mu kazi usanga yateze. Ufite umubisha ugusenyera urugo. Ufite umubisha uri muri arako umugabo yabonye akazi agatangira akamwandikira message butandukanye. Ariko Imana igukiza umubisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikubikije umubisha mu kazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira dusenga n'Imana. Ufite kwizera? Ndagira ngo dusenga n'Imana. Urupapuro twese turi kurureba. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Nitwamara gusenga igihe cy'uko urupapuro uze gutabuka, uze kubwira Imana, ubwira ngo tabura umusozi igikuta cyakiri imbere yanjye kitatumaga mbona ikamba warundeganyirije. Awe Yesu Kristo, mucunguzi w'ubugingo mwiza, dufite inkuta Satani yatwambitse yadutenze imbere, zituma tutabona ko ari ibyiza duteganyirije, zituma tutabona ko hari umugisha mwiza uri imbere yacu, ariko tuzitabuje kwizera. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, senya izi nkuta. Warazisenye mu nshuro 7 Abisirayeli bakajya muri gakondo. Uwo wasezeranye yagiye muri gakondo, uwo wavuganye nawe akazi agere muri gakondo. Izi nkuta turazisenye, turazisenye, turazisenye. Buri wese azisenye bitewe n'uryo afite kwizera. Kandi Kristo mwiza, hera uyu munsi wa none uzitabura mu maso yiwe, ntazongere kurwanira intambara ukundi, ntazongere kurwanira urugamba ukundi, mu mbaraga zawe Yesu Kristo wabambwe ku musaraba igorogota. Amen. Imana ibampere umugisha, murakoze. Haleluya. Imana iguha umugisha. Pela fa egai dema edai fabrique de stansoma, kuko ni Imana ishaka gukiza amakanseri. Imana ishaka gukiza amakanseri de la fo egidi winima. Ni Imana ishaka gukiza uburwayi abantu bamaranye iminsi. Tera intambwe ifite umugambi wo kudema egiwi epa ifadema, wo gutatanya abadayimoni bakubujije amahoro, wo gutatanya abadayimoni bakubuza ibitotsi bya nijoro, wo gutatanya abadayimoni bakubuza umutekano mu rugo iwawe, wo gutatanya abadayimoni bakubuza umunezero mu nzu iwawe. Pefodrome de stansoma enorme. Ko ndeba hari nabo Satani yatwaye ibihe byiza byo mu buriri, yatwaye ibihe byiza byo mu buriri. Hidila fa egaidi winima. Kandi dayimoni yarabitwaye, wumva yuko byarangiye, wumva yuko byanye, nyine bavanga reka mzakire, ariko bohoza ibihe byawe. Imana ibamugisha, murakoze, 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 murakoze. Amen. Amen. Nawe urakoze. Imana iguha umugisha.
abantu bashaka kukuvugisha unyemerere nk'ingingo bahe nimero za telefone kugira ngo baze guhamagara musengane Imana. P4 drone. Imana habwe icubahiro. Nibyo. Imana habwe icubahiro. Nibyo. Imana habwe icubahiro. Asante sana. Imana habwe icubahiro. Dima fa guide winima drome fabrique de stasoma. Diwi edima fabrique de stasoma enome dry. Hedi winima drome. Ndakubona wowe. Hedira fabrique de stasoma. Muri ukoresha ideni rya banke kandi ibyo murakora kugenda bihomba byarangiye pe byarangiye ufite umuzima mubi ukubanziriza ku iseti wawe ariko bwira Imana ngo nyambika imbaraga kandi ufata umwanya kugira ngo usenge ubohoze umugisha wawe murakoze nimero yange ni 0782 46 0782 46 Imana y'umugisha murakoze shalom eka